navuga ngo ubusanzwe nta gitangaza kirimo kuba inzego z'umutekano zakinjirira abasivili, ariko nahise mvuga ngo abasivili binjiriye inzego z'umutekano uko nahise mbifata. Abo abantu barajya mu gusesengura bibaza ngo abasivili bakoresheje abasirikare amakosa cyangwa abasirikare bakoresheje abasivili amakosa, nawe usaba mu nzego z'umutekano. Wajya kubireba noneho RDF plus RCS, ushatse wahita uvuga ngo hari akantu k'aka infection, abantu bo mu nzego z'umutekano bambarire gukoresha iryo jambo, hari akantu k'aka infection kaje mu nzego z'umutekano gakwiriye kuba karebwa kandi abantu bakakareba babyitayeho cyane. Iyo mvuze inzego z'umutekano mvuga iz'u Rwanda n'uburyo zizwi. Make inzego z'umutekano z'u Rwanda zarinjiriwe, harimo aka infection. yego amahoro y'Imana bane namwe mukunda One Nation Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe namwe, ni ukuri ntako bisa kubana namwe, kandi ni byiza cyane kutwereka ko tuba twabaganirije mukabibona. Niyo mpamvu tubasaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ndi kumwe na Yves Nkuye mu Rugero, ni umunyamakuru umusesenguzi tubana hano mu ngingo zitandukanye. Yves, nizere ko umeze neza. Meze neza cyane, ndashima Imana rwose, nta bibazo mfitanye n'Imana n'abantu cyane rwose. Ni byiza cyane kuganira nawe Yves, twunguka byinshi mu busesenguzi, n'ingingo tuganira ahanini ku biba byabaye, hanyuma tukarenzaho akacu uko tubyumva, cyane cyane dushingiye ku bitekerezo byawe kuri izo ngingo. Nyemerera tuganire cyane twitsa ku bibazo bihari. Tumaze iminsi tuganira ku byabaye, cyane cyane ku bw'ikipe y'ingabo z'igihugu yari iri kujya mu Misiri gukina. Habayemo ibibazo, hafungwa abantu benshi hafi 30, barimo inzego nashyira mu byiciro bitatu. Inzego z'abasivili barafunzwe, mu nzego z'umutekano w'igihugu nabwo harimo inzego ebyiri, abasirikare ndetse n'abo mu rwego rw'igihugu rw'igorora. Iki kibazo ni insobe. Uyu munsi ku rukiko rwa gisirikare, abaza kuburana bose baje bambaye impuzankano iranga imfungwa za gisirikare n'amasarupete ya green y'icyatsi, abantu bambara baje kuburana. Uru rubanza ni insobe, rurimo byinshi. Uyu munsi habayeho ko kuburana abantu basaba ko n'ibindi byagiye biba. Urabihuza ute? Cyane RDF yari yadusohoye urupapuro rw'umweru rusobanura ko icyaha nyine gikozwe, harimo inzego z'umutekano, ngo byose bijya mu rukiko rwa gisirikare. Nkeka ko bisubiza ikibazo cyo ko n'abasivili baje bambaye impuzankano za gisirikare. N'abasivili barimo n'abanyamakuru batatu bagenzi bacu. Picard uramuzi? Ricard uramuzi kuri SKFM, uramuzi Rugaju Regan, ariko amazina ye burya Ndayishimiye Regan kuri RBA. Rugaju ni izina rya se. Rugaju ni izina rya se, ndetse na Mucyo Anta Biganiro we twaranakoranye ubugira kabiri, nawe twamwumvisemo nyuma mu idosiye. Nkuzi mukorana kuri TV10, arandi mwakoranye kuri Flash. Kuri Flash, yego koko. Azi ko burya wahagiye kera we. Cyane cyane. Cyane urumva nakubwira ati urubanza ni insobe, rurimo ibice bitatu, abasirikare, abasivili ndetse n'abo mu rwego rw'igihugu rw'igorora. Ushatse warwita ko ari urubanza rurimo inzego z'umutekano n'inzego za gisivili, ariko inzego z'umutekano zikabamo mu buryo ubundi bukomatanyije, mbyite gutyo. Rwatangiye ari urubanza ruhuza abo mu nzego z'umutekano n'abo mu za gisivili, ariko mu bintu bitujyana mu ndorerwamo y'umupira. Twavugaga duti kuko hari urwego rw'umutekano rufite ikipe y'umupira w'amaguru, igisirikare cy'u Rwanda RDF, cyangwa se yego gifite ikipe y'umupira w'amaguru yitwa PRFC, tukavuga ngo abari mu bibazo ni abashamikiye kuri ya ekipe y'umupira w'amaguru ya PRFC, niyo yabahuje n'urwo rwego rw'umutekano ishamikiyeho. Amakosa
bayakorera igihugu binyuze muri rwa rwego rw'umutekano cyangwa se bayakorera rwa rwego rw'umutekano. Ariko ibintu bigeze mu rukiko twaje gusanga atari icyo gusa. Harimo abantu bo muri RCS, harimo n'abantu bakabaye barebwa na RDF n'abandi bantu b'abasivili. Nahise mbifata ari nk'aho navuga ngo ubusanzwe nta gitangaza kirimo kuba inzego z'umutekano zakinjirira abasivili, ariko nahise mvuga ngo abasivili binjiriye inzego z'umutekano. Uko nahise mbifata abo bantu barajya mu gusesengura bibaza ngo abasivili bakoresheje abasirikare amakosa cyangwa abasirikare bakoresheje abasivili amakosa, abasaba mu nzego z'umutekano. Wajya kubireba noneho RDF plus RCS, ushatse wahita uvuga ngo hari akantu k'aka infection. Abantu bo mu nzego z'umutekano bambarire gukoresha iryo jambo. Hari akantu k'aka infection kaje mu nzego z'umutekano gakwiriye kuba karebwa kandi abantu bakakareba babyitayeho cyane. Iyo mvuze inzego z'umutekano mvuga iz'u Rwanda n'uburyo zizwi. Make inzego z'umutekano z'u Rwanda zarinjiriwe, harimo aka infection, I'm sorry to say so, hajemo aka infection. Aho ujya kubona ukabona ikintu kiri muri RDF, none ubufatanyacyaha burimo na RCS, ahubwo basenga ejo bidakomeza bagasangamo n'abo muri polisi. Izi nzego z'umutekano zacu igituma zishimwa uko zishimwa mu Rwanda no mu mahanga. Twicaye aha muri Central Africa nabonaga hari abari guhabwa imidari b'Abanyarwanda n'ahandi, ni ukubera kutajya bemera icyo nakita uturikigize, ahantu hasigara utwobo duto two kunyuramo ibintu bitakabaye binyuramo, ibyinjiramo utu injections twinjira mu bintu byabo kandi dutandukanye n'uko ibintu byabo byaba bimeze. Hakaba uko ugukumira rero hari uburyo kwananiweho gato, n'abantu bakoreshwa amakosa cyangwa se bakora amakosa, banakora amakosa yanduye atandukanye nuko tuzi igisirikare cy'u Rwanda, none banayakorana n'abantu batakabaye banayakorana nabo. Ari nayo mpamvu navuga ngo bari kugerageza kwisama bari hafi yo gusandara. Akaba ariho ubushinjacyaha bwa gisirikare mu rukiko rwa gisirikare bari gukomakoma batura urubanza nyamuneka rubere mu muhezo, kubera ko ibi bintu bihura na Minadefu birareba umutekano w'igihugu. Hari amabanga babona ashobora kujya hanze bikangiza imaje ya Minadefu cyangwa se RDF. Ariyo mpamvu bari gukomakoma ngo bitabe. Ikintu nanjye nanashyigikiye by the way, ariko uburyo bwo kugishyigikira neza ubutano kwirinda ko ibyo bintu biba. Anavuga ngo abantu bazirinda ko ibintu biba gute se, nubwo ndi kwita ngo batakurikiye uru rubanza ngo bamenye n'amakosa yakozwe kugira ngo agere hanze abantu kuko itegeko rirahari kugira ngo rihane, ariko rinakumira. Buriya amakuru y'umutekano yose, hari amakuru menshi y'umutekano ushobora kumenya bikaba ari ikibazo ku mutekano w'igihugu. Amakuru y'umutekano w'igihugu ntabwo aba akwiriye kujya mu biganza bya n'importe qui. Mu manza nk'izi rero ushobora kwisanga utangiye kumviramo amazina utakabaye wumva. Ibaze nk'ubu ugiye ugasanga muri Maguyi zabaye tubyemeranye ko harimo Maguyi. Abasirikari twatangiye kubona hariya batangiye batwereka amapeti mato, tukabona ba kapiteni ni aba officers yego, ariko ibaze ejo usanzemo harimo Foster General. Ni bwa mbere twaba tubonye general muri izo Maguyi, akaba agifite inshingano, akiri mu nshingano, ukamuzana mu tumaguyi twa miliyoni 15 tw'itike y'indege. Kuko bikintu byangije uko ntari kinini, ako ntago uramponda sinoga, uri kubyita ko ari ubutabera. Yego sibyo, nahise mbyumva ko urabyita ubutabera, ariko njye ndi kumva ikindi byakangiza kirenze ibyo. None turenga ibyo, abaye atarana yariye akaba ari intege nke yagize kubera ko ni umuntu, akaba yararangaye bakamunyuraho, none bikarangira ya mafaranga ariwe byari mu nshingano ze. Hari icyo biba bigabanya no kuba izina rye ryagarukamaho. None hibaze habaye hari serikire nini cyangwa ibintu byarageze naho bishobora kwandomaja n'imikorere y'akazi gasanzwe k'igisirikare, haba hari amakuru y'igisirikare tutagomba guhabwa. Icyo cyo ndagishyigikiye. Ari nayo mpamvu nyine ubona ubushinjacyaha bwa gisirikare biranabworoheye ko buza gusaba ibyo bigakunda, n'undi ubushinjacyaha bwa gisirikare buri gukurikirana abasirikare n'abasivile
kandi bwumva neza iryo hame ryo kurengera amabanga ya gisirikare. Ibyo ngibyo rero nkavuga ngo biraza kuba ari ibintu byiza ku ruhande rumwe, ariko nubwo ndi kuvuga ngo habayemo ako kantu k'akinfection kari kuba gahandurwa none, abasirikare n'abandi bareberera igisirikare cy'u Rwanda babyishimira ko wenda kanagaragaye cyangwa se bakabonye. Izo mpamvu uzi ibyago ibisirikare by'ibi bihugu duturanye bimwe na bimwe bifite, ni uko ako kantu ngenda kwita ka infection bo byabaye virusi. ubundi bishatse nabyo bidusobanurira infection ni ka kantu kaba Ni kinjiye ubwandu ako bukiri bushya buto bashobora guhandura, abantu bashobora kuba handled mu buryo butangiza byinshi. Ariko ikintu cyamaze kuba virusi cyangwa cyamaze kuba icyorezo biba byakomeye. Navuga ngo aha bafite aho guhera bahandura. Udukosa nk'utu dushobora gutuma RDF cyangwa se MINADEF noneho bacana maremare kurushaho. Bakavuga ngo nimba muri twe harimo abantu bashobora gutinyuka konti ya MINADEF bakayigurisha amatike y'amaguyi, bagatinyuka impapuro za MINADEF bakazikoresha ibitandukanye n'amategeko bari muri twe. Uwo nguwo kapiteni none ushobora kubikora ejo azaba majoro. Nyuma yo kuba majoro azaba lieutenant colonel, azaba colonel, azaba brigadier general, azaba general major, azaba lieutenant general, azaba ako kantu bita gato karabaye ukakarenza ingoyi nkaho nta cyabaye. Uwo muntu niba yabikora, nabo munsi ye yabikora, niba kapiteni yakiba, na private Yves yakiba, na Kopoli Giraneza yakiba, na Serija Mucambuzi yakiba, na Staff Sergeant Emeline yakiba, na Kanaka yakiba, sibyo? Ni wa mwera wabuturutse bukuru. Ni ukuvuga ngo cyangwa uyibuhetse. Ni akantu keza ka RDF, ni nko baba bayiciriye isi bavuga ngo nta byera ngo de. Turi igisirikare gifite reputation yo kuba ikinyamwuga, gukorera mu mucyo, discipline n'iki, ariko ibirayi byose si sawa. So hariho bagaheraho none biga bavuga bati none twakumira gute by'igihe kirekire, kubera ko qui vole neuf volera un bœuf. Wibijye ukibafize. Utangira yibigi ni uvamo umujura w'ikimasa. Uwakibigi none ingesira kureje akaba yakiba ikimasa. Ejo uyu munsi dufite abari kwibira mu mupira, niho bikomereye abantu, niho bifati nk'ibintu birimo endere. Ejo twazabona wa muntu wari mu mupira yazama mu nshingano za gisirikare, bakamujyana muri logistique y'igisirikare, bakamujyana no mu bikoresho. Ejo u Rwanda rukamubwira ruti ntawamenya aho ibihe bigana, tugire muri Turukiya kuturebera uburyo twagura amabati yo gusakara ikirere cy'u Rwanda. Abaturanyi bafite umujinya mwinshi, genda uturebera amabati meza yo gusakara ikirere, noneho umuturanyi uzabyuka yumva ashaka kutunyagiza imvura y'amahindu izagirwa ku mabati adapfumuka, kandi afite na sound proof, abiryamiye basinzire, kwa kundi Perezida Paul Kagame yasubije Kenzi. Yagenda akazana shitingi, yagera yakababwira ati ubundi ikibazo kirihe mwebwe, si njyewe ubishinzwe ibi, amafaranga mwaretse nkabaha make nkasigarana menshi, mukaduha amabati ko tuzasenga ntihagire ushaka kutunyagiza amahindu. Cyangwa akabeshya amahindu, akabeshya amabati menshi, akazana make. Iyo habaye nk'ibi rero hakabamo accountability, ni byiza. Ariko RDF izwiho umuco wo guhana, kuko si ubwa mbere twumvise abantu bo mu nzego z'umutekano imbere y'inkiko, wabikomejeho mu kanya, hari n'abamapete ba generale twumvise n'abakoroneri. Yego, twabumvise se mu bisa nk'ibi? Ibi ni ibindi nyine tubumvisemo, sibyo? Nabyo bigomba. Ako security breach igoye nkeka ko ariyo ya mbere kuruta iya kabiri. Ntabwo numvise. Security breach nyine biri threat ku mutekano.
nta kintu kitari threat ku mutekano. Bijyana ahubwo ubundi umenya threat ku kintu mu mutekano, umenya ingano ya threat iyo ubashije kubona outcome. Uyu munsi ushobora kuvuga ngo threat ikomeye nuko igihugu baza kukirasaho intwaro bakoresheje igisasu runaka, ariko gusohora amakuru runaka byazatuma kiraswaho n'intwaro irenze iyo. Yego, wari uri kutusobanurira ndi kukubwira nta breach ntibaho nkayo amakuru usohoye ashobora kuzatuma igihugu kinarimbuka. Nk'ushobora kuvuga, ushobora nko gusanga nk'u Rwanda, ni urugero ntanze abantu babyumve, rwifitiye nk'intwaro idafite igihugu na kimwe cyizaha mu karere, kandi ikaba isobanuye ubuzima bw'u Rwanda. ejo umusirikare runaka ibintu byinshi biri classified ushinzwe kuyirinda yagera nko ku gacupa ka munani akababwira ati ariko muba muvuga ubusa basha, muzi ko ngewe ari ngewe urinze intwaro yitwa gutya na gutya ifite ubushobozi ubu n'ubu, kandi iyo ntwaro ibitse munsi y'umusozi uyu n'uyu. tuburi uriya musozi muwucaho hejuru mukagira ngo ni umusozi, werewere gusa munsi y'uriya musozi habitsemo ibi n'ibi, singize uhari idasimpazi. winjiramo uciye aha ukagira gutya. ushobora nko kuvuga ibyo nk'iruhande rwe wenda hari umutasi w'ikindi gihugu cy'umwanzi, cyangwa hari umudabo agent wacyo, cyangwa hari n'undi muntu ugikorera. ibihugu byinshi byanga umuntu uvuka mu gihugu ushobora kuba umutasi w'ikindi gihugu mu gihugu cye, akaba ari nkaho, kandi bibaho nubwo ari bibi cyane. nk'iryo banga rikazagenda rikagera muri cya gihugu igihe runaka, ukazajya kubona nk'ibihugu birashwanye, na mbere yo kugira ahandi hantu barasa bahereye kuri ya ntwaro, barayirashe cyangwa barayitwaye. uzi ko uwo muntu rya jambo yavuze ryari threat ku gihugu kurenza kuza karasa nk'inzu ebyiri cyangwa eshatu. ingano ya threat mu mutekano ijyana n'icyava muri iyo threat, ntabwo ari mu mubyimba wa threat wayo, kuko threat irabyimba igenda yaguka. niyo mpamvu nyine nanjye nakubwiye ngo abangaba twabatangiriye bari mu mupira, sibyo? ariko se ejo ba bantu barimo aho, uwo mubano bari kugira nabo mu nzego za gisivile utuma bahererekanya amafaranga mu buryo budakwiriye, bagahererekanya inyandiko. ejo ntabwo wakura, ejo bakanahererekanya n'amabanga y'igisirikare, kubera ubwo bwisanzure. tuvugisha ukuri girana bijyanye n'uburyo dukorana. niba hari amabanga yanjye uzi utakabaye uzi, kandi atari uko umuntu yayandaritse, ako kubera inshuro dukorana, niba dukorana 3 mu cyumweru, dushobora no kugira gutya nko mu kwezi tugasangiramo 2, hari uburyo abantu bisanga hari ibintu bamenye ku muntu utakabaye. ahubwo muri ako kabiri ko mu kwezi rimwe riraba uyu munsi. uyu munsi ni uw'akazi. tubisunikire weekend, nta kibazo, sibyo? wajya kureba noneho wa muntu we ubuzima bwe ntabwo agira. abantu batagira ubuzima bwabo, nta musirikare ugira ubuzima bwe. buriya abandi twebwe turabugira, ariko bo ntabwo bagira. ejo bashobora kwisanga bagiranye umubano nk'utwe tuba dufitanye, bagasanga hari n'ibya gisirikare umuntu ari kumenya nimba bigeraho, kandi rwose akumva nta kibazo. ubwo bwizerane se buhari bwatuma tumenyana ku mpapuro za minadefu, njye ntaho mpurira nayo, ejo ntitwanakizerana tugatangira no gupanga ibindi. sinanakubitsa imbunda, sinanakubitsa amabanga yanyu, sinanakubwira operasiyo turi gupanga nkakubwira ni mwana w'isitiresa, dore mukajya turagaba igitero ahangaha ngenda ahuze. ni umwanya mwiza, ni aka infection, ariko ko kureba kavamo kanseri. niyo mpamvu ndi kuvuga nti rwose abantu babirebe mu buryo bw'akantu kaba kagaragaye, ariko badakwiriye kureba ngo bigarukiraho. uze guperereza umenye ngo abantu bo muri RCS bagezemo hariya gute. hari aho bihuriye n'umukino se wa APR na Pyramide? se gushakisha amakuru. niyo mpamvu navugaga ngo harimo aka infection. none se niba ari umukino wa APR na Pyramide, ari amatike y'indege yabayeho, byagenze gute kugira ngo uwaguriraga abakinnyi ya APR atabwe muri yombi? banza mwita Kagimbura. byagenze gute kugira ngo atabwe muri yombi? hari icyo kibazo nyine abantu bari baramaze gukora systeme
kandi ntabwo ari sisiteme yahereye mu basivile ngo binjirire igisirikare kuriya nakubwiraga. hari abafunguriye umuryango. Yego, ujya ubona uburyo tugira gutya ukabona ufite nk'ikibyimba ku kaboko, buriya ntabwo ikibyimba ntabwo aricyo kibazo, ni reaction y'umubiri ku kintu kiri imbere mu mubiri. Ikibyimba ni ikimenyetso cyonyine, nta kindi kintu kiba kirimo, ni ikimenyetso. Niyo mpamvu ugiye kukivura ataza ngo avuga ati cyabyimbye bingana gutya kibe hano inyuma avane haringaniza, akanda hagira ibisohoka, iriya aba ari ingaruka zibirimo imbere. Hari abantu bo intanari mu gisirikare bakinguriye abo basivile binjirira igisirikare, sibyo? Noneho abo basivile iyo basohotse mu gisirikare basohokana umukungugu w'igisirikare, ntabwo basohoka gutyo gusa, hari ibyo baba basohokanyemo bishobora kuzagira za ngaruka nakubwiye ngo byatangira tubibona mu mupira, ejo tukabibona mu ntwaro, ejo tukabibona muri ruswa, ejo tukabona igisirikare cyacu nta gikozwe kibaye nk'ibindi nyine, kandi igisirikare cyacu ntabwo ari nk'ibindi. Niyo mpamvu ibihugu biba byateranye 1, 2, 3, 4, 5 bakubwira ati turasekura u Rwanda, abanyarwanda bakiryamira. Ni ukubera ko hari izo infection zakabaye ari nyinshi zagiye zirindwa. Ariko ikintu kijyanye n'umutungo gishobora kuba ari ikibazo gikomeye, kuko abantu benshi tureke no mu bijyanye n'ibi by'umupira n'igisirikare, abantu benshi baba bashaka ukuntu hagira ikintu kirengaho bagasagura buri diri yose barasagura, umuntu atsindira isoko bakagira ikindi kintu ugomba gutanga kugira ngo uribone. Ni nayo mpamvu ibintu njya ngira ubwoba iyo ndi kubona bari amaraporo n'amaranking yerekana ko mu Rwanda nta ruswa ihari. Ni ukuri ko Imana ubwoba buranyica, nibaza no mu bindi bihugu ntibashize. Ndayareba nkanayemera nyine uko ameze, kuko amwe anava no muri bya bihugu mu zindi raporo bidushyira inyuma, uvuga ni okay, ibyo bavuga ni ukuri. Ariko nareba abantu nzi ko imishahara yabo itagera kuri miliyoni, umuntu umushahara we nta miliyoni irimo, sibyo? Nkaba ntamuzi akora imyaka irenga 10, ukabona afite inzu ya miliyoni 150. Miliyoni niyo wayibika yose uko yakabaye. Ariko ushobora kuba nyine babona umeze neza bakakuguriza amafaranga ukagura iyo nzu ukagenda wishyura gake gake. Mama ye ukazishyura si imyaka magana angahe? Ndebe uzambarira abantu si tubwo ndi kuvuga abakorera leta, situzi imishahara yabo. Hari ibanga riba mu mishahara y'abakozi ba leta. Naryo niyo abaminisitiri niya nyakubahwa perezida wa repubulika biri hanze ariko ukuntu umuntu yubakiye inzu ya miliyoni 100, ariko ejo hazajya nko guperereza kiyoka harya yari gitifu w'akarere, yari one stop center, yari wa muhanda byagenze gutya, byagenze gute. Ni abantu baba bafite utuntu baryamo bagira gutyo, kandi tuba dusa nk'utu. Nimba rero babwiye ngo dukeneye kurenovera intebe mu kazi, ntibutungurwa ubonye intebe imwe ya miliyoni 10. Ibase niyo renze. Ejo bazajya kubigenzura bagasanga ni amakosa y'akazi. Ayo makosa azuko azakosorwa, kandi afite uburyo bwiza y'amafaranga yazengurutse agaca kwa Mucambuzi, akava kwa Mucambuzi. Ujya wibuka bamwita gute uyu mugabo w'umunyanijeriya, ni Emmanuel Inde, uyu mugabo wagurishije ikibuga cy'indege kitabaho. Ntabwo muzi umusikama muri za 2 gutyo. Uburyo warebye ariya mafaranga y'uburyo yazengurukaga, uburyo yacucuye banki yo muri Brazil akayikenesha burundu, banki zingishoye mu kibuga cy'indege. Nk'uko nanjye nababwira nti ubwo muzi cya Bugesera, reka mbabwire ko tugiye kubaka Kibungo Air, Kibungo International Airport, nkayifata nkayicura nkayibagurisha idahari. Uriya mugabo amafaranga yarazengurukaga ibihugu nka 5 kugira ngo amugereho. Ni uri muri diru, ariko kuyiba neza amafaranga akayazengurutsa kugeza basanze cya kibuga cy'indege ntikibaho, niyo proje ntayihari, nta kintu na kimwe gihari wahera. N'abantu bafite ubwo buryo bwo kwiba leta no kwiba muri izo kope, amafaranga akazenguruka. So ibi ni ibintu twabonye tubifata nk'ibisanzwe, kandi biri kuza bigana no mu nzego zose, biri kugana mu rwego rutari izo nzego tubimenyereyemo.
nk'ibi bintu byumvishe ngo byabaye muri wasake, nta gikuba cyaba cyacitse, bihorayo. tuyimenyereye mu bintu byanduye, iyo bitari amazi ari gupfa ubusa, ni ibikoresho byagize ukuntu, tubyumvishe muri eribeya n'umuyobozi wayo yatawe muri yombi ariko nta gikuba cyacitse. yatawe muri yombi atanazira ibyo tubamenyereyeho, ashinjwa ibindi akavuga ati apo so muri ibyo ashinzwe ariko birahura n'ibi byariko harimo n'ibindi, ariko n'aha harimo akantu k'udufaranga gato. uwo muri wasake hanajemo ijipo, ariko hajemo ijipo, nibyo bintu byari ndisi ibindi urukumva. Ariko mu gutabwa muri yombi havugwa ijipo, nta watunga bati iki kigo n'ubundi cyazambye kuriya, nibyo ntibyabo. Iyo tuza kubyumva muri cya kigo kitari cya gisirikare ariko gifite imodoka zimwe nk'ibifaru yego sibyo, ntawe ari gutungurwa, uretse ko nabonye harimo amavugurura abanza bari kugenda bazanamo seriousness, bagishyize mu biganza by'abantu b'abajene batanamenyerewe mu mabi menshi, nasobanukiwe n'ibyo bajemo babimazemo igihe, siko nabyita, ahubwo bashobora kuba basobanukiwe amakosa bakuru babo bakoze. Ugiye kureba journalistically, abantu bayoboraga kiriya kigo bafite profile nziza kurenza abakiyoboye none. Journalistically buri umwe umurebye aho yavuye, aho yari ari, n'ibyo yakoraga, journalistically they are stronger than these ones. Ariko ukabona ni nk'abantu bagiye mu kibuga bakumva bakina systeme de jeu mu 1998 ayande bane babiri niyo yabakinwaga hose, bagukubita ibitego 15 ubu ngubu. Bakoraga rotation ya ariya bayita 6 avance, yuka muri volley rotation bakoraga buri mwanya ukawukina wose, bayita rotation, ubanza ari 6 avance, sisirekire nino ituma hari igihe abalibero abadakenewe n'iki muvamo, akindi iyo nushaka kuri indesho yanjye njye nisanga ngomba gukina kuri eri, wenda nkaba nasimbuzwa mpageze, ariko ndisipoze kuba mpari muri ubwo buryo. Rero hari uyu munsi nta equipe wabona ikina n'imwe ibaho, ayo wabona ikina volley ikina muri ubwo buryo. Bo bashobora kuba journalistically barabahanga, ariko ntibanatekereze ku bindi bintu, kuvuga ngo igihugu cyacu gishushanyije gute, gishaka ibiki, hakavamo of course n'abashoboraga kuremera kubera izindi mpamvu. Aba bajene bandi rero bo mbabonamo icyo kintu cyo kumva icyo cya kabiri, kumva systeme doje kurenza kuvuga ngo impano cyangwa n'ibindi bintu. Uko kudatungurwa n'ibyo icyatumye rero hari igikuba, turi kuvuga ngo igikuba cyacitse, ni urwego nyine ibyo byagaragayemo, ni urwego ibi byagaragayemo, urwego tutamenyereyemo amafuti, kandi bakwiye gukumira ngo ejo atazakura. Umugani cyo usorejeho iyi statement yerekana ko by nature cyangwa amajimera ari muri uru rwego ahora akanuye, ntaho wacikira. Yaratinze, hari yashize igihe, by'umwihariko bifitanye isano n'umupira bivugwa cyane, harimo uburyo bwinshi bwo kurya, abantu barya bakamira bakanamiraza, bivugwa of course, kuko n'undi byegamiye ku rwego rw'umutekano, ntabwo abantu babivuga bavuza induru, nk'uko ishyano ryabaye muri APR ntabwo warivugiriza induru nk'iryabaye muri Rayon. Bya Rayon byose biri ku karubanda, mugani wa Bordeaux biri ku gasozi. Rwanga amafaranga babariye nta n'ikijana cyaribwa muri Rayon Sport, ahubwo nuko inzego zireberera Rayon Sport ntabwo ziyanganya, zidakomeye, aya ntaho bihuriye. Buriya umwana wo mu bakene ashobora kuba ari umujura, ariko ari ibiki, hari igihumbi, ari babiri avanye ku mweko wa nyina. Ariko umwana wo mu bakire ashobora kwiba akiba miliyari, nta buryo buhari wambwira ngo amafaranga yariwe muri Rayon cyangwa aribwa muri Rayon angana n'ayaribwa muri APR. Rayon ifite ayayo, rero amafaranga yayo. Icya kabiri bijyanye n'urwo rusaku rw'abantu benshi baba bayirebera, ni ukurya utuvungukira twayo. Rayon se hari igihe uzi Rayon ikoresha bije nk'iya miliyari n'igice se? Hari igihe ubizi? Hari igihe uzi Rayon igura umukinnyi w'ibihumbi 100 by'idolari se? Ko za kamera muri Rayon Sport ntabwo zingana nk'iziri muri APR. Kwiba muri Rayon Sport byakoroha, ahubwo kwiba muri APR niho byakoroha. Nyine Rayon yo ntacyo bafite cyo kuyiba, byakoroha ariko bikanazana induru nyinshi pari raporo ya APR. Ariko muri APR niho kwiba menshi byakoroha. Icya mbere, APR ishamikiye ku gisirikare, kandi mu gisirikare uri hari ikintu bakubwira ngo wambia mukubwa haiwezi kuwa ombi. Ni bari itegeko, abari itegeko ni order. Ni order. Rero ibaze ukeka ko buriya nko mu gisirikare uri umusirikare muto ushobora kubona umusirikare ugukuriye ari kwiba,
ugapfa gusakuza cyangwa kumubwira ngo uri gukosa afande, Mm. yuza ubwenge uraceceka. Umugani wa Karegeya se hariya kari mu biturika. Noneho ashobora no kutaguha n'amahirwe yo kubimenya. Mm. Ntabwo ari ibi byo mu gisivile dusoza akazi hano uri bosi wanjye ukaba utakiri bosi wanjye Mm. tuvuye hano. Mm. Hariya aho muhuriye na afande hose haba ari afande hejuru yawe. Ariko nanone ushobora kuvuga uti ibi bintu byankoraho kuko urabona ko iyo bimenyekanye bigera habi. Ariko ubyikorera nta involvement yawe akeneyemo, nta involvement yawe akeneyemo. Harimo amafaranga menshi, nakubwiye ngo bijyanye n'uburyo n'ubundi haborotse amafaranga, amakuru n'ubundi abantu batayinjirira uko babishaka. N'ayo mafaranga ashobora kugenda n'amakuru y'uburyo yagiye ntamenyekane. Umukinnyi wari uhagaze 80,000 niba mugurira 5, izo diro uraza kumenya aho zakiniwe. Gutegura match, abakinnyi bari kurya ipura ihagaze 7,000, niba yibarira 25, ninde uza kuza kuburana ibyo bintu? Umukinnyi uri bugurwe miliyoni 30 zikanaca kuri konte ye zikageraho kugira bibe umucyo, ariko akaba ategetswe kuzibikuriza 10 akazizana kashi akaziha Mucambuzi. Ibyo bimenyetso bizavahe? Ariko ibyo muri Rayon wanabisakuza, Gacinya akahita asakuriza Prosper agasakuriza Tadeyo agasakuriza Marite, induru zikavuga, bakahita bategura umwiherero mu Kagera bakabiganiraho, bakifotoza bati ubumwe muri Rayon Buganza. Yazobona Perezida Tadeyo na Sadate se bari gukorana video bavuga ku bijyanye na Rayon Day. Avuga ati Sadate avuga ati ngomba kugura itike, Tadeyo ati rwose itike si ngombwa. Ati umaze gutanga amatike yanakuzuza ino stade yose, ngenda guha tike yawe ya madamu n'iy'umwana. Ari nabyo byiza nibwira ko buriya Tadeyo yamucuruje neza, ko Sadate n'ubundi aguze itike ashobora nko kwigurira Skybox we n'umwana, cyangwa se akagura VVIP, kona ni nka miliyoni 3 tubyite gutyo. Nyamara kuriya kumwihera iyo invitation mu cyubahiro, ejo ashobora kubigenza gutya bakamubwira ati ariko monsieur le président dukeneye kugura umukinnyi kandi turaburaho 60,000 by'idolari, bigende bite? Akabaha 20 kufa arayifite. Rero nashaka kwereka ubyariye aho bitandukanira ko ni urusaku rw'ibera rugashira. Ubwo nahise narebye image nibuka Tadeyo bari kumubaza kuri Sadate wari wandikiye yayishyuza. Tadeyo avuga ati nta mureyo nyakuru ujya wishyuza Rayon, yo yihaye biba birangiye ntabwo yihata. None wowe uri kwishyuza, ariko ubwo bushuti burahari. Ibya Rayon na APR biratandukanye. Ibya Rayon na APR biratandukanye. Hanyuma ibi bintu bisa nkaho bigiye byubakira ku bantu bamwe na bamwe b'imbere mu gisirikare, cyane cyane barimo n'aba ngaba, harimo urimo witwa Captain Penina uri no gusaba ko iburanisha risubikwa kuko ngo urubanza ngo yarumenye mu masaa 2 z'ijoro. Ikindi kandi ashobora kuba ari gufatanya n'Imana kuzana ubuzima kuri iyi si, nk'uko nabisomye mu nkuru yavuze kuri rubanza bakaba bagira. Ubundi hari imanza zijye zibaho ukabona ko hari abantu bafashwe kugira ngo bashinje abandi. Ubundi abatuzi ba Rugaju, abatuzi ba Mucyo Anta na ba Rikari ni abanyamakuru bafite access inganite kuba bakinjira muri Volte ni amakofre foro ya RDF. Wavuze yego gukingurirwa, ariko si ubwo mbere y'amategeko wakinguye n'uwakinguriwe bose baranganya uburemere. Dushobora kubona inkuru nziza mu itangazamakuru ariko bose bakaba abandi bagataha amakosa. Icyizere mfite urumva biragoye kuko urubanza rwashyizwe mu muhezo. Ubumvisha ibyo abantu bavuga ushobora gusesenguruka tuvuga uti yaratashye. Tubare Mucambuzi ari kuburana mu rubanza rumwe na Kanaka, Mucambuzi akavuga ati Kanaka rwose ibi bintu nabibitsiwe ntabwo yarabizi, kandi inshuti yanjye twe twarigeze kubana mu nzu, natungaga urufunguzo rwiwe, kandi izi saha bari gukora akazi Kanaka, wenda n'umunyamakuru bari mu kiganiro, narahanyuze nk'inshuti isanzwe igira urufunguzo, ibintu mbishyiriwe, kuba mwabihasanze rwose mwimutekereza ko ari we wabihashyize. Bajya kuverifiya ibyo ntibihagije ngo wa muntu abe umwere, wenda tubare ko ari nk'ibiyobyabwenge, bagasanga umuntu mu buzima bwe ntabwo anywa ibiyobyabwenge,
sibyo, mu maraso ye nta kirimo gisa nkabyo. Banareba koko bagasanga ibyo Mucambuzi avuga nko kuri ya matariki, bavuga ati wenda ari ku itariki izi n'izi amasaha ya nayo, umuntu yari yibereye nko mu kiganiro. Kandi koko mwareba inzira za Mucambuzi ukabona koko yanyuze izo nzira. Uriya muntu dushatse atuje gusesengura tukavuga tuti Suna arataha, tuba dufite ukuri. Atanatashye dufite kuvuga uti ubu butabera nabwo burasekeje, umuntu afungiye iki. Aba rero bari kubijyana mu mwezo, ntawuzi detaye mu by'ukuri ngo yahawe izihe mpapuro, amafaranga niba yakiriye ayahe, byagenze gute. Amakuru ahari atari verifiye. Bamwe muri abanyamakuru bivugwa ko amatike bo bikoze ku mufuka cyangwa se bavana amafaranga mu bigo bakorera, bakeneye ko APR bafasha kwihutisha gusa mu bijyanye no kubona visa n'ibindi. None bakaba bahereza umwe muri abo bantu ushobora no kuba ari uyu Penina amafaranga ngo abagurire amatike, noneho bamuhe n'amapasiporo yihutisha ibyo byo kubashakira visa. None amafaranga akagira izindi nzira acamo, ayo yabavuye ku ikofi. Ahubwo hakaba hari ikindi kigega kidakama cya APR bakavanamo byo gukombura. APR mu kubara rero depense ibona zabaye nyinshi cyane. Yaje kureba ese nk'uyu yigira neza twamutakaje habaye iki, byagenze gute. Ubundi sigira neza kuki twagombaga kugira utya, kandi akazi yaje gukora karagombaga gukorwa n'uriye. Ubwo twagiye muri audit. Mu gusesengura bagasanga insinga zarariwe kandi ni ibibazo biteye ubwoba. Batangira gukurikirana. Rero habaye nk'amahirwe kuri abo banyamakuru, bakajya basanga koko hari ibyaha byabaye, izina ryawe ribigaragaramo, ariko utabizi nta nawe uhurira nabyo. Kuko nemera ko buriya mu bintu byitwa mu manza ikintu cyitwa intention kirakora cyane. Ibyabaye washakaga gukora iki. Nibaza nko gusanga umuntu witangiye amafaranga kuko umuntu akorera urwego na arrangement itafite izindi magu yigamije, bakujya bubira ko ugati n'igitahiri. Uwahemutse n'uyu. Ubwo wundi watanze no kuzavuga ati nkewe natanze amafaranga nyahuyu nguyu mbona itike. Ntago nzi ukuntu yaguzwe, nzi ko yaguzwe muri ya. Icyo nari nkeneye no kwihutishirizwa urugendo rwanjye. Ibindi ubu buryo itike yabonetse ntabwo nari mbizi kivuye muri Minadef. Cyangwa nari nzi ko amafaranga ari buya veriseho niko yari yambwiye. Nge nibwira ko bamwe muri bo bashobora kuzataha bizaba bimeze gutyo. Ko ntabwo nibujye kubivuga nka facts ngo niko ibintu bimeze, ntabwo mbizi. Uru rubanza rurimo amabanga akomeye, kandi amabanga nyine of course agomba no kurinda abakomeye. Ntabwo ari urubanza rurimo injagatira. Oya. Uru rubanza borushye n'abo banyamakuru barimo, kandi ugiye kubibara mu banyamakuru, abanyamakuru bari mu bakomeye mu Rwanda. Barakomeye pe. Biganira arakomeye. Sinzi bo wumva icyo kintu. Biganira arakomeye. Ni urubanza arakomeye yego. Kandi mu mazina atazagaragaramo harimo akomeye nyine. Ugomba kurindwamo ayo mazina yandi akomeye. Rukaba n'abandi bantu barimo bakomeye. Noneho aborushye muri uru rubanza bakaba abanyamakuru, ariko bareba aba banyamakuru borushye muri rwo nibo bari mu banyamakuru bakomeye mu Rwanda. Kandi nkeka ko nabo bari gutuma runavugwa cyane. Abatera ibyumvirizo bakakubwira ko bitararangira. Urubanza rubwo rwatangiye guta muri yombi ntibirarangira. Ikintu ntinyira mu Rwanda. Nase babanta ntibataye muri yombi nyuma. Batataye muri yombi nyuma. Mu Rwanda hano bisekereza, ari igihe bagukoraho iperereza imyaka 5 bazagukatira 2. Ariko aho ngaho 2 yawe urayirya. Kibi no kugufata bakagufunga by'agateganyo ukamara imyaka utaraburana. Nyine systeme ziri strong. Ari igiye kuguta muri yombi bita byica iyindi shene y'abantu bakabaye batabwa muri yombi muri uwo mujyi. Ubundi nimba babona umuntu ashobora kuva aho abandi bakurikiranwa, kumuta muri yombi karuba wishe sako. Ushobora kumwe fata nk'urugero nk'ino case y'Ingabire Victoire. Abakurikiranwa nawe si nkawe wakabaye afatwa nk'ari boss wawe. Yakoze bafunzwe bo bamaze igihe kingana iki bafunzwe. Nese ubambwira ko nta bamukurikiranaga. Cyekane atari no. Nuko ibintu biba bimeze. Hanyuma turi kubona abanyamakuru bari gufungwa. Ntabwo navuga ngo on record, ariko bari kugaragara cyane mu nzego. Subiye niyo wagaruka imyaka 2-3 ishize twabonye abanyamakuru benshi batabwa muri yombi, barimo fata ku mavuta Sengabo Jean Bosco, tubonamo Jean Paul, tubonamo Manirakiza Theogene, tubonamo hari n'undi wafunzwe za Karongi afungirwa mu kigo cy'inzererezi Ngoboka. Urakoze. Mwavuze ngo abayobozi bo mu karere ka Karongi bagaragaza ubujiji wagira ngo ntibize.
maze icyo cyatumye bamujyana mu kigo cy'inzererezi ati ibintu ntabwo byavuga n'umuntu muzima. None tubonyemo abandi batatu bageraga bamwereke ko bize bakomeye, tuvuye mu myidagaduro tuje muri siporo na n'imyidagaduro na politike. Ubwo ntabwo nshatse kugaruka kuri babandi ba mbere ba bandi bo kuri Ba YouTube Batista. ba Karasira ba Karasira ntabwo ari umunyamakuru I think n'abana yavuze kuri YouTube ahubwo ubwo abo kuri YouTube bavuga harimo ubanza harimo umuvandimwe usigaye ukorera igihe bari bafite YouTube yitwaga Iwacu bo bari abanyamakuru bari basanzwe bari cyane kufungwa ubanza ari Theoneste yego umubavu nabo kwantuza waracyafunze nabo kwa Victoire ntibiragaragara gute ndushobora kongera kwisanga inyuma n'ubundi nk'aho duhora muri ya raporo yerekana ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ntaho mbona bihurira ko benshi mu banyamakuru bafunzwe ayo mazina yose urondoye bakurikiranywe bazira content n'imbarwa muri abo ushobora gusanga abafunzwe bazira content ari Fata ku Mavuta na Jean Paul Nkundineza. Abandi abenshi biratandukanye ni ibintu bihabanye n'ibyo mu by'ukuri nabo ubwabo sinkubeshye mbaye ndubifitiye ubushobozi nabafungura cyangwa nkabafunguza ndubifitiye ubushobozi ariko ntabwo mfite munyihanganire ariko ntabwo mbona mu Rwanda ntabwo gufunga abanyamakuru bikabije ntabwo bikora uko ejo hajya ko n'ukuntu umunyamakuru kanaka yafunzwe cyangwa n'ubivuga ariko ntabwo bikabije n'ibihari ntabwo mbyishimiye nyine nabo bake ariko ukurikije abanyamakuru mu Rwanda turacyakora amakosa yigirane hari ibintu dukora birimo amakosa aracyari menshi amwe duterwa n'inzara amakuru bakisanga ari ibintu bakora babizi neza ko atari byo ariko arashonje nyine nta kundi bigenda turi mu banyamakuru bashonje ku isi bigoye kubona uko biza kugenda abandi bijyana n'ubumenyi abanyamakuru mu Rwanda navuga ko igice kinini ari abafite ubumenyi buri limited ku mwuga rero ukurikije ibyo byose byongera amakosa ashobora gukorwa ntabwo abafungwa ari benshi ariko nanone kimwe mu byongera kuba abanyamakuru nkubwira ngo abafunzwe si benshi cyangwa se abafite ibyago byo gufungwa si benshi nanone bijyana na sije twa board abanyamakuru benshi bo mu Rwanda twikorera udusije nyine tudafite amahwa tudasize ibisura tutariho babyita gute ibisura n'amasusa niyo mpamvu ubona aka gasije iyi wavuga ngo muri sije za siporo iremereyemo gake n'iyirimo turi kugira ubwiyongere bw'ibitangazamakuru byikorera siporo ibyikorera showbiz ariko ibitireta sije nyine ziri sensible zishobora kujyana abantu mu gihome ntabwo ari byinshi niyo mpamvu uzajya ubona bafunzwe bazira defamation ariko ntabwo uzabona umunyamakuru wapfuye cyangwa wagize iki kuko ari kuzira investigation ni bake ntabwo nyine ibyo byago ntabwo bigihari cyane bijyana n'uko iyo tolerance irahari inzego hari amakosa zihanganira ndabyemera ariko binajyana ko no muri izo ntege nke nyine abantu bafite hari na self censorship yo ku rwego rwo hejuru hanyuma mu gusoza izi manza ziradusiga hehe biratuma abanyarwanda basigarana iki cyo kumva nko kubaho n'imyanzuro bafata buri munsi kuko hari abantu bavuga bati zizagira icyo ziduha zarangiye n'abanyamakuru niba babere bizaba niba waba umwere wagaruka ukakomeza umurongo wari urimo yego niba babere sava ariko nibakatirwa hari icyo bizaba bivuze gato kuri credibility y'umwuga hari icyo bizaba bivuze ku buryo itangazamakuru rikorana n'izindi nzego ariko nanone icyo bigomba gusiga kirenze ibyo kitari icyo cy'imikoranire gusa abantu bazatangira kugenda bikandagira abantu bagiye kugabanya uburyo bashora ibiganza byabo mu ikofi ya APR no mu ikofi y'ibindi bintu ngo mu mupira niho hari ubwisho bwo kurya bikoroha kuko nakubeshye mu mupira uburiro burahari niyo mpamvu 1/5 cy'amafaranga umugenzuzi w'imari ya leta yerekanye ko yakoreshejwe nabi bayasanze muri siporo hari ubwihisho n'uburiro
bitandukanye n'ahandi biba bishobora kuzasigamo icyo kintu cy'icyoba no kwigengesera bikagabanyuka. gusa abo mu nzego z'umutekano bo babyibagirwe. Nigeze kuganira na Afande umuvugizi akiri Kabera, umupolisi rwose wavuzwe, tureke wariye, wavuzwe no muri ruswa cyane no mu bindi byaha, ubwo umwuga aba yawusezeye niyo waba umwerewe. Hari abo nibuka inkiko zagize abera ariko polisi irakomeza irabihanira. Buriya n'aba ba Kapiteni Penina n'abandi, niba yari afite inzozi zo kuzaba umusirikare by'igihe kirekire, nkeka ko niyo yaba umwerewe izo nzozi ziri kugenda zigenda kudahabwa n'umwambaro wa gisirikare. Ntabwo uba uzongera kuwambara, ntabwo nyine uhita utakaza ubusirikare. Nkagushimira cyane, wakoze cyane Yves.